Bakunzi ba Isimbi TV nk'uko mubimenyereye, twihaye intego yo kubagezaho amakuru meza kandi amakuru afitiye igihugu by'umwihariko akamaro, abakibyiruka bakamenya ibyababanjirije. Ari nayo mpamvu twasuye umukambwe, umusaza intore cyane, azi kuririmba, yabikoze mu myaka 40 ishize. Kugira ngo mwumve neza ko ari we, aratangira duha akantu gato mu ndirimbo ze mwamenye cyangwa mwakunze. Kuki navuze impundu ko mbonye Uwimana yangeneye, kuki navuze impundu ko mbonye Uwimana yangeneye. Wow, mwamwumvise ni bigaruka Iberi kubamumenye hambere, cyane cyane abakuze bo mu cyiciro cy'abashesha kanguhe bari mu kigero cye bahise bamwibuka. Ni umugabo mwiza cyane w'umuhanga, umunyenganzo mu kuririmba. Ibigaruka tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru yanyu ni meza. Nge kubwanjye narinzi yuko waririmbye ariko utagihari, ariko nkugezeho ndabona uhari uraganje. Ndahari kandi njya numva rimwe na rimwe indirimbo zihita kuri radio. Ntabwo nigeze ndirimba kuri televiziyo runaka, ariko nakunze kuririmba kuri Radio Rwanda, kandi njya numva indirimbo zihitaho kuko benshi bibazaga niba nkihari nkiriho, ariko Imana iracyandinze ubuzima ndacyariho. Rero umuziki wawe wawuhagaritse ryari, wawutangiye ryari, niki cyatumye uwuhagarika? Nawutangiye mu mwaka 1970, muhagarika muri 1984. Niki cyabaye kugira ngo uhagarike, wenda mbere yuko twinjira mu mizi y'umuziki wawe? Cyatumye muhagarika, nanije mu bundi buzima, no kuvuga ngo namaze gushinga urugo. Ari naho nari byandirimbo mumvise kuki ntavuze impundu, kumbonye Imana yangeneye. No kuvuga ngo nanije mu buzima bundi, ariko kandi mfata n'ikindi cyerekezo cyo kujya mbere bana n'iterambere ry'icyaro, kuko nabikundaga cyane kandi none uracyabikunda. Nibyo byatumye ahanini sa n'ubishyize ku ruhande kugira ngo mbone umwanya wo kwita ku byo nanjye kwijamo by'urugo no kubyiterambere ry'icyaro. Ubwo bigaruka muri 70 yari umusore, yari umujene uzi kwikaraga, uzi gucuranga, uriko gukora kuri gitari nka ryari? Ku icyo gihe na kane niho mperuka gucuranga mfata gitari. Ntujye bikumbura? Oya, ntabwo mbikumbura. Ubwo abana banjye gitari nayihaye abana banjye bayikoresha bicurangira bisanzwe, uretse ko hari umwe usiga nguna aririmba witwa Bigaruka Robert, ariko we aremba za ndirimbo zimwe zigezweho, ntabwo yirwa acuranga, afite uburyo aririmba mu buryo bwe. Icyo gihe muri 70 no muri za 84 urumva ni imyaka 14. Abari abahanzi mu rubyiruko icyo gihe, bagenzi bawe mubona n'ubwo muri iki gihe ni bande? Ese nk'ukuri hagati wanyu n'uwe mufite uburyo muhura mukiyibutsa biriya biha bimeze gute? Kubera ko nahagaritse kuririmba, nafashe n'ikindi cyerekezo, ntabwo mu by'ukuri nongeye kugenda mbona n'abandi bahanzi ngo tube twaganira ku byo guhanga, kuko ntabwo icyo cyerekezo mfite muri iki gihe cyo kuririmba. Byumvikane ko hari abo njya numva ku maradiyo cyangwa se nka Nkuru Nziza muri icyo gihe cyacu, mujya mumwumva nabo ngabo, ariko mu by'ukuri ubu ngubu ntabwo navuga ngo hari ahantu duhurira runaka. Ni ukuvuga ko ngewe ku giti cyanjye nafashe ikindi cyerekezo nk'uko nabibabwiye. Hanyuma se tutarajya ku cyerekezo wafashe, muri 70 no muri 75 kugeza muri 80, muri icyo gihe umuziki inganzo mwayikuraga hehe, mwahangaga gute, wenda unabigereranye n'iki gihe abakiri bato babe babikuramo isomo? Ubundi kugira ngo umuntu ahange bituruka ku buryo bw'uko umuntu aba afite muri we icyo kintu cy'ubuhanzi. Hanyuma
kugira ngo uhange habaho icyo bita inspiration. Ubwo nuvuga ko hari ibintu bikabura, mbese ibitekerezo byawe bigatuma ufata teme runaka, ishingiro runaka ukayiririmbaho cyane cyane. Ariko ngewe nakunda kuririmba indirimbo z'urukundo, indirimbo z'urukundo. Ubundi hakaba izo narimbaga ntanga ubutumwa bw'imibanire myiza hagati mu bantu, kugira ngo bashobore kugira amahoro, kandi noneho nkajya n'izindi zivuga iby'iterambere, gukangurira abantu kugira ngo biteze imbere aho bari no mu karere barimo. Ubwo mu ndirimbo zawe noneho tujye mu muziki wawe, za zindi ufata nk'iz'ibihe byose. Yego kuri wowe ni indirimbo zose, kuko buri imwe ufite impamvu wayihanze, ariko za zindi nawe ubwawe uvuga ko nizo muziki wawe, iyo uzibutse cyangwa iyo uririmbye cyangwa iyo umuntu atekereje imwe muri zo, niwo muziki wabigaruka, ni nk'izihe? Nge navuga hari izo nakunze cyane, cyangwa se numva ko navuga ko nashyira imbere mu zindi ndirimbo mfite, kuko ni nyinshi izo naririmbye zirarenga 30. Ariko rero mu by'ukuri iyo navuga sanga yarangeze ku mutima, kandi nkumva ko iyo nyiririmbe nanjye numva ko inshimishije, ni kuki ntavuze impundu, kuko harimo ubutumwa bukomeye. Nubwo nayiririmbye maze gushinga urugo, ariko harimo n'ubutumwa bw'uko dukwiye kubana n'abantu bose amahoro, tuzakunda ibiremwa byose byahanzwe n'Uwiteka Imana yacu. Urumva rero ko nicyo navuga. Ariko hakaba n'izindi zivuga iby'ubutwari bwo ku murimo, uri intwari. Hakaba naheze mvuga ya Yohanita, nayo igaragaza iby'urukundo. Mbese hari yitwa Uwanzonze. Izo zose zijyanye nawe, muri ngewe numva harimo ikintu cy'urukundo buri gihe. Ni urukundo kandi uzi ko arirwo ruruta byose. Nta rukundo, ntabwo umuntu imibereho ye usanga y'umuntu usanga isa naho indafite ireme. Muri ibyo bihangano byose nta ndirimbo imwe cyangwa ebyiri waba warahimbiye nk'umukunzi wawe mukaza no kubana uri mu bihe byo kumutereta? Ntayo? Nta nubwo navuga ngo gutereta, ntabwo byo kutereta, ntabwo ari ngombwa gutereta, kuko iyo wavuze ngo nk'iyo navuze ngo kuki ntavuze impundu, ko mbonye Imana yangeneye. Wayihimbiye umufasha wanjye Alleluia Virginie. Okay. Hanyuma iriya niyo yitwa Yohanita, yo wayihimbiye nde? Yohanita nabwo urumva ko muri rwa rukundo, iyo ufite umutima ukunda, hari igihe nk'umuririmbyi uvuga uti reka mfate izina runaka wumva ukunze. Iryo zina rero narikundaga cyane rya Yohanita, hanyuma nishyira no mu ndirimbo. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe mwakundaga kuririmba ku mazina y'abakobwa, hari ba Yohanita, ba Janine, ni menshi, n'amazina mwibandaga ku mazina y'abakobwa. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo ni by'urukundo. Twakoraga izo ndirimbo z'urukundo, kuko no ku isi yose uzasanga ko hari indirimbo nyinshi ku isi yose usanga zivuga iby'urukundo. No mu Rwanda rero byari biriho, na n'ubu kandi biracyariho. Ubwo noneho ku giti cyawe, umuziki ni iki wagusigiye? Wawukoze ngira ngo ni imyaka 14 niba ntibeshye. Wagusigiye iki? Umuziki icyo wansigiye ni uko wansigiye ko nashoboye gutanga ubutumwa nagomba gutanga, kandi muri ngewe mu by'ukuri hari mu mibereho yanjye ndirimba byatumye ngira ubwo buzima bukomeza kumva ko ndiho, kandi mfite icyo kintu cyo gukunda. Urumva ko byarandemye, byagiye bindema nka umuntu uhora wivugurura ndirimba, kuko yenda nkuko aza kubibabwiraho mu kanya, umuziki ufite akamaro kanini cyane. Ni akahe kamaro rero byakugereye? Hari wenda ubushobozi bw'amafaranga se wakuyemo, cyangwa wungukiyemo inshuti, cyangwa ni wowe wakuye umukunzi, cyangwa ntawamenya? Turashaka kudusangize feedback cyangwa inyungu wawuvanyemo. Ni ukuvuga ngo ndirimba ntabwo nabigize umwuga. Iyo ugiye kuririmba ukabigira umwuga, nuvuga ko ukora uko ushoboye kose kugira ngo ukore umuziki unoze, ushyire ku isoko,
usohore mbese ibintu bya CD, ama-CD niki cyangwa se za DVD, noneho abantu bakagira bate bakabigura. Noneho icyo nshaka ngiye kuvuga nuko ntigeze ninjiramo muri ubwo buryo ngo mbigurishe. Niba twatanga kuri radio nta mafaranga baduhaga. Ubwo byakumariye iki? Uko icyo byamare nuko byandimiye muri ngiye kwiyumva ko mfite épanouissement, kumva ko ndirimba ntanga ubutumwa. Okay. Hanyuma watubwiye ko wahagaritse muri 84 umaze gushinga urugo. Iby'amasomo wari wabirangije ari nabwo watangiye ibyo by'iterambere ry'icyaro, unatunyuriremo muri make amasomo wanyuze hehe, wize hehe, wize biki? Nize ibintu byo kwigisha, byiga Ishogwe, Ishogwe groupe scolaire hariya i Muhanga. Hanyuma icyo gihe byari Ishogwe ku Kiliziya. Oya ni hakurya ukomeza ugeze hari i Muhanga ubaza Ishogwe, abantu bose barahazi. Naho ngaho nize impamyabushobozi ya D7, imyaka 7 y'amashuri yisumbuye, kera niyo twigaga icyo gihe. Hanyuma nyuma yaho naje gukora ibyo kwigisha muri tronc mu by'Imana. Hanyuma za kujya no kwigisha muri primaire, ariko nyuma yaho naje kujya mu bintu by'iterambere ry'icyaro nkuko nababwiye. Kandi noneho nza no gukurikira amasomo mu rwego rwa management, nuvuga ngo ibintu yicuma babwiye byari ikindi gice. Ubwo nuvuga ngo nagiye nabaye umuhuzabikorwa wa umuryango utegamiye kuri leta witwa AGEMAC, kuva muri 87 kugeza muri 2009. Numva icyo gihe cyose rero nabaga ndi kumwe n'abaturage dukora ibintu byo kwiteza imbere, bafasha kwiteza imbere. Habwira nkajya cyane bagira inama yuko burya ngo akimihana kazi imvura ihise, ngo kandi hari n'umugani w'abashinwa uvuga ngo aho kumifanyisha kwiroba. Ibyo nakunda kwibabwira, kuko kugenda ubwira ngo umuntu umuheza umutamika ntabwo ari ngombwa, ahubwo uramwereka inzira yo kugira ngo nawe yiteze imbere, kuko azabikora mu buzima bwe bwose, agashobora kwiteza imbere kandi bikamugira akamaro ari we n'aho atuye, mbese muri rusange. Hanyuma rero se umuziki mwakoze kugeza ubu ngubu iyo murebye abahanzi barimo barahanga, ukagereranya n'igihe cyanyu muri za 75 80 icyo gihe, ubona harimo irihe tandukaniro? Muri iki gihe urumva ko ibintu bigenda bihinduka. Ni ukuvuga ngo uko ibitekerezo, imico se, ibyo abantu bagenda bageraho by'ikoranabuhanga, bituma abantu bagenda bagira indi mico bagenda bareberaho ibyo bakora, cyane cyane abaririmbyi. Ubu rero kubera ko habayeho ihinduka mu bintu birebana n'ikoranabuhanga rikomeye cyane, ariko byagiye binajyana urubyiruko mu kubona aho abaririmbyi bo mu mahanga uko baririmba, uko bitwara, abo muri Amerika, abo mu Burayi n'ahandi. Urumva ko bagenda babyigana. Byumvikane rero ko twaririmbaga twebwe ntawe ibyo byari bitarabaho. Umuntu aririmbaga akurikije ko muri we yiyumvamo icyo kintu cy'ubuhanzi, akagira inspiration yajya muri nature, ni ukuvuga ngo mu bidukikije. Najyaga nko ku kiyaga cya Kivu, hari indirimbo narimo yitwa Raki Kivu. Mbese Kivu iririmba gute kugira ngo abantu bayibuke? Navuga ngo nandi ku Gisenyi ngo nitegereza Kivu, narindi ku Gisenyi nitegereza Kivu. Tuntu nk'utwe inspiration yaje uri ku Kivu. Kwa kuri umuntu ajya ku Kivu justement ureba ubwiza, izuba rirenga, ukaba mbese ubwiza by'Imana yaremye kuri ubwo buryo, kandi muri wowe ukumva ko hari ikintu biguhundiye mu buzima bwawe, none bigatuma uririmba. Hanyuma muri iri ririmbo ngo dore nzanyururabo, hariya inspiration ubwo yavuye he? Unadushyirira akantu gato. Nuko urumva ikintu
cyerekana ubwiza muri ubu buzima ushobora no kugushingira ku ndabo urabona nk'ururabo ndibwira ko nawe urabona ko ari rwiza none kandi umuntu ukunda umutura ururabo icyo gihe wanyuzamo tukumva ukuntu ijwi ryawe icyo gihe ryari rimeze bakakwibuka dore nzanye ururabo dore nzanye ururabo rwo kugutura Yohanita urumva icyo gihe studio mwazikuraga hehe rero hari aho mwajyaga gukorera indirimbo byari bimeze gute icyo gihe byari bigoranye ngira ngo kugira gute gukora indirimbo wayihimbiraga aho ngaho wihereye aho hari ndavuga munuza mu bidukikije noneho ugacura ugahimba wabashyize ku rupapuro intuza amagambo byose byuza gukoresha mugatangira ukaririmba nuko noneho icyo gihe warangiza ukajya kuri radio Rwanda uvuga ko ufite indirimbo runaka bakagufata muri studio nuko kugufata ngira ngo nabyo technology ntabwo yari avance nkuko muri iki gihe bimeze ndakeka ubwo ngubwo barakuri codingaga baragufataga amajwi icyarimwe umujyi umwe urimo uracuranga nawe uririmba ntabwo byabaga bigoranye ntabwo iyo najyagayo urumva ko njye nayo ifite gahunda yanjye n'icyo ngamije gutanga indirimbo nkayirimba neza uko mbishoboye none nabo bakaba bafite ubuhanga bw'abakoresha mu gufata ya ndirimbo ibyo rero byarebaga studio ntabwo ari njye byarebaga njye cyo nakoraga ni ukuririmba gusa muri studio hanyuma mu muryango wawe nta bandi baririmbyi uretse Robert nta bandi baririmba nabo bagukubuye nganzo ni ukuvuga ngo baririmba ku buryo busanzwe ariko Robert we yashatse kumva ko nawe yabigira nk'ikintu gifatika yakora urumva ko yaza kuba hari yari kubibwirira ariko mu by'ukuri nuko bimeze cyangwa se azajya n'umwanya namwe azabasure muvugane ariko mu by'ukuri niwe byamujemo bitewe nuko nawe yumvaga icyo kintu kimurimo agomba kugikora hanyuma rero ni nk'ubuhe butumwa mwumva abarimo barahanga muri iki gihe bakora kuri bigaruka umuhanzi wabikoze hambere mu myaka 30 irenga hari intuza ikintu cyitwa wumvise ko amateme nashatse cyane cyane kuririmba ku ndirimbo z'urukundo indirimbo z'urukundo ese uwo nkawe umunyamakuru urukundo urwumvute mbwira agaciro urukundo agaciro nduha nuko nirwo nkingi ya byose mwisi isi itari mu rukundo yagurumana ibyo uvuze neza cyane kandi noneho hano hari akantu ushaka kugira ngo nkubaze nabonye uri umuhanga ndashaka kugira ngo nkubaze akantu gatoya kafite aho gahuriye n'ibyo by'urukundo ariko ndakavuga mu buryo bushushanyije nk'ubu ngubu ugiye kuryama uvuye mu kazi uriteguye kuryama ushobora kujya kuryama kugira ngo usinzire neza wumva ko utekanye ugiye kuruhuka ukasinzira amaguru ari hejuru ntabwo bishoboka ugomba kugira gute ugomba kuryama neza nyine ukayarambika ku buriri ukumva ko impamvu se bidashoboka ko yashyira hejuru ni iki nyine umubiri uba urimo en fonction urumva ntabwo uburya ntabwo uruhutse kuki ataguma hejuru mpamvu amaguru ataguma hejuru nyine umubiri ukeneye kuruhuka uba ukeneye impamvu ataguma hejuru ndabigwa mu buryo bworoshye cyane nuko iyo ugenda nk'ubutera intambwe ntabwo amaguru aguma hejuru asubira hasi kubera iki rukuruzisi ibyo bita pesanteur force de pesanteur ubwo iyo force de pesanteur niyo ikurura kugira ngo amaguru asubire hasi nawe rero impamvu uryama ntagume hejuru niyo rukuruzi ikurura nyine none ni ukuvuga ngo hari uwabivuze neza avuga ngo vous qui voulez dormir ne refusez rien
à la pesanteur. Ni ukuvuga ngo wowe ushaka kuryama neza, wowe ushaka kuryama ntugire icyo wima pesanteur, ntugire icyo wima yarukuruzi. Niyo mpamvu ugomba kurambika amaguru yose aho hose igice cyose bikaba biri kuvuga. None rero nabivuze kubihuza n'iby'urukundo rero. Nge nabindi bivuga ngo vous qui vous aimez ne refusez rien au cœur. OK. Vous qui voulez aimer ne refusez rien au cœur. Ushaka gukunda by'ukuri, ushaka gukunda ntugire icyo mu mutima wawe. Niyo mpamvu rero mvuga ahangaha umutima burya ni ukunda. Iyo ugize akantu kambereka ukagira icyo mu mutima ntabwo bukunda. Ntabwo bari urukundo. Niyo mpamvu rero mvuga ni abahanzi kiriya kintu cy'urukundo mu by'ukuri. Iyo umuntu arimba indirimbo z'urukundo abantu barazitabira ari benshi, usanga abantu bibubaka, usanga bigira ntuzo. Hanyuma tugana ku musozo watubwira amatariki y'ingenzi cyangwa ibihe by'ingenzi wibuka mu muziki wawe, niba ari ibitaramo wakoze se bikomeye, niba ari ahantu wagiye gucurangira bya bihe by'ingenzi ku buryo niba ari n'umuntu wagukurikiye icyo gihe yakwibuka. Hari nuza ibitaramo ntabwo nakunze kubera ko nari umuhanzi mu gihe nabikoraga, uwo bita chanteur compositeur, bakuna nararimbaga nkahimba n'indirimbo ari uzi composer zihimba, ariko ntabwo nakunze kujya mu bintu byo kuvuga ngo ugiye muri za orchestre na mu soliste, ntabwo nakunze kujya muri za orchestre niki, naririmbira ku giti cyanjye. Atari n'umuntu wabigira ngo ndashaka kugira umwuga kuko nabibabwiye. Nta bitaramo rero nagira ntuzanya. Ubwo dusoza ni nk'akahe karirimbo waha abadukurikiye ni benshi, abakubonye bari bagukumbuye ni benshi, gira agace gato uduha mu ndirimbo yawe cyane cyane muzamenyekanye. Ntavuze mbonye Imana yangeneye, njye Uwimana yangeneye, tuzakunda ibiremwa byose, tuzirinde icyabangamira, imbaga rurema yihangiye, kuki navuze impundu ko mbonye Uwimana yangeneye. Wow, wigaruka turagushimiye ku kiganiro cyiza twagiranye nawe, kandi twizere ko tuzongera tukakubona, tukongera tukuganiriza, tukakuvomaho ibitekerezo, tukakuraho inama zifasha umuziki wacu gutera imbere. Murakoze cyane, kandi tukunda televiziyo yanyu, nyankunda gukurikira ibyo itangaza, nkumva ko mufite intego, mbese zimbefite ibikorwa bifatika kandi bituma habaho kumenyekanisha abantu batari basanzwe bazi, kandi nkavuga ko nabyo bifite akamaro kanini cyane ku iterambere ry'igihugu cyacu. Ubwo rero navuga nti mu by'ukuri ni ukwifuriza gukomeza gutera imbere, mugakomeza kugira uruhare rugaragara mu iterambere ry'u Rwanda. Murakoze. Murakoze cyane. Kuki ntavuze impundu ko mbonye Uwimana yangeneye, kuki ntavuze impundu kandi ariwe mahoro yanjye.